umusaraba ku bana banyu. Murimo murashingira abana imiryango ngo irakize kuko babashije kubakwa. Umwana wawe ni ikibanza ugurisha kuko kigiye kwishyura credit wari ufite. None se warenganya umubyeyi ubabyise inkwano kuva atarabikuraho umubyeyi ntumuri. Inkwano ntabwo itegeko riteganya ko ingana. Ariko ababyeyi bashyizeho standard. Rimwe na rimwe bafata abana b'abakobwa bakabashingira imiryango ikize kuko ari izaza nibyo bakeneye. Niyo mpamvu nabazaga ngo umwana wawe ni ikibanza ugurisha ngo wishyure credit. Sigarimo imibare. Harimo ubutindi, imibare se kuba rukamenya icyavuyemo n'igisigaye. Harimo ubuhanya pe. Ntabwo harimo ububyeyi n'ubupfura. Urebye abana b'abakobwa areba umusore yakunze akavuga ati sinkubeshye. Ndafata icyemezo njye kwa runaka kuko sinshobora kubona ununguka imbere mama n'uyu musore. Mwana akifatira icyemezo. Cyane akavuga ati kamfe gusanga uri n'ibyanga ubwo nzavayo. Uribaza umuntu uvuga ngo ujya mu rugo asa n'umuntu ushaka kwambuka igishanga agashora ukuguru kumwe ngo yumve uko hareshya. Ukundi yagusize inyuma. Uwo muntu uba wizeye ko arimo yambuka cyangwa barimo apima kwambuka. Gupimiranya. Dufite abana b'abakobwa barimo gushaka nk'upima kwambuka igishanga. Kamfe kujyayo. None wacu mbabwe ntimubona wa muntu mwiza mwambwira gufite byose ko ananiye. Nugaruka iwanyu bavuga bati noneho turamujya dutati nari mbonye unteturu. Wa musore wagowe nawe kuko azi ko nta rundi rugo ruzamwakira ko adafite amafaranga. Ariko imiryango ikaba yarahagaze itya nka anteni za radio. Irimo irashaka gucancamira abana ngo badafite ibyo batunze. Uzi uwo muntu umucancamira inshuro nyinshi imiryango yabayeho ikennye ikaza gukira. Nibo bafite iyo mitima. Abo mu Kinyarwanda twita inyirabuhere. Uzi umuntu gukora arimo gushaka amafaranga kuzajya kwishyura umugore akunda. Aho kugira ngo akore cyane ashaka kubaka ibizabatunga n'uwo akunda. Inkwano ikakubera umuruho kuruta uko ikagukenesha byongereho. urugo rwakubera igisho. Ikagukenesha ugafata credit yo kujya gukwa. Ariko ubundi umugore yunguka ngahe bamufite mu rugo. Ariko ababyeyi bo muri iyi minsi utitayeho amafaranga umusore yayakuye. Ntuza akazi umuntu akora aje afite za miliyoni urabyina ugahamiriza ngo umukwe yagize ate yaje bwacu ugasanga umwana wabuze icyabaye buri wa gatanu ahora kuri polisi abaza ati mukeneye umwavoka uvuga uruhe rurimi bitewe n'uwo yibye. Ariko yaje ubukwe